channel yanyu ibagezaho amakuru avuga ku Banyarwanda no ku Rwanda aho mwaba muri hose. Muri kano kanya tuje mu rwego rw'impuruza aho duhururiza kandi tusaba abantu bo muri Zambia, abantu muri SADC, Angola, Namibia, Zimbabwe, South Africa, ni muhaguruke mwiteho, mwite ku byanyu, mwite ku banyu. Nikira cyane umuntu agiye ababwira abantu bo muri Zambia, bo muri Malawi ko Malawi, Zambia, Zimbabwe ari igihugu ni nk'inzu y'inkodeshanyo aho bacumbitse ariko kiwabo atari hariya, iwabo ni mu Rwanda. Abanyarwanda bo muri Zambia muri aka kanya mbazaniye inkuru itari nziza, babwira ngo wa murozi akaba umwicanyi mukuru Munyuza ari muri Zambia kuva kuri wa mbere kugeza kuri uyu wa gatanu w'iki cyumweru turimo. Abanyarwanda ba Zambia ntabwo yaje ngaho ku neza yanyu, murabizi neza. Ubwo bakagombye kubabera akantu kabibutsa n'akabuto kababwira ngo iwanyu si muri Zambia, iwanyu si muri Malawi, muhari kubera muri impunzi, kandi ko mufite iwanyu, kandi ko icyanda ari kurwana ku cyo muri cyo kuba muri bo, kurwana kubwene igihugu bwanyu, mukarwana kuba abanyagihugu cyanyu, kandi mugataha iwanyu mukagira uburenganzira iwanyu. Mwajya muri Zambia akaba gushaka amafaranga, ariko mudafite ubwoba ngo ubwo Munyuza aje murano murashize nyine. Ariko hagataho muracyafite ubushobozi, muri kumwe nawe naho ngaho. Mwakora iki? Hari ibintu byinshi mwakora, ari ukereya amasosiyasiyo, mukagira ubuvugizi bufatika bukomeye, uko yaje kuba muri leta kubarwanya no kubavugira nabi kugira ngo babakorera amabi yose bajonda bahambira mwese muzajya bari kubakuta amapingo bageze Kigali. Namwe mugahaguruka mukerekana karengane kanyu, mukerekana ko ibyo avuga bidafite ishingiro, ahubwo muri inzira karengane. No gukomeza mugaceceka kamwe gaci buryo ndakikira ibumoso, bazabatoragura umwe ku wundi. Ntabwo yaje gukina, ntabwo yaje gutya gusa ngo kwishimira kujya muri Zambia. Nimwashaka mwese mwakora iki kugira namwe mwidefande? Nimwikire hamwe muri kumva ibintu by'ubwoba. Mwese Abanyarwanda bari mu Rwanda, mwe nk'Abanyakigali bahagurutse bavuga ati ibintu bigomba guhinduka, bihindutse bari kwirwana bakora ibintu byose oya ibya politike twe ntabwo biturimo, twegende kacishakira amafaranga. Muzarira he? Muzarya gute? Kubazayabarutsa kari cya kibazo cy'imyumvire. Ingizi 10 ushyira imwe ku ruhande, mwikire hamwe mukora association gibuze ubuvugizi da. Murone ibibazo iminsi, muziko mbere umuntu yafatanya n'akaza Zambia avuye aho yabari bose mu Rwanda, akaza Zambia byoroshye. Uyu munsi n'abantu bange bashaka kwinjira muri Zambia vuye Kigali, ntabwo byabashije kubanza kubicuza mu mwibaza impamvu. No kubibona gutyo gusa mugaceceka, mukuvuga ko bitabareba, umwe mukarangira mugashira. N'abantu bangaye muri iyi minsi bageze ku kibuga bagasubizwa i Kigali, n'abantu bangaye muri ino minsi bafashwe i Lusaka bagasubizwa i Kigali. Ubu none mugiye kuri bagiye gukora, mutishyize hamwe mukora association ikomeye, niba mwuko n'imyigaragambyo mwerekane ko mwari kandi mubabaye kandi muri impunzi. Amaraso yenda yakarabye. Byihuse gato ndisubira ku kibazo cyo mu Rwanda. Ngira ngo Abanyarwanda nabonye ko ibintu bikomeje kurushaho gushyuha ku gatsiko, ariko biteye n'agahinda. Ngira ngo mwabonye ko ya nama nyine bayisubitse, none ngo baduhaye yindi ngo aba Perezida wa Repubulika ngo azagakono imbere y'abaturage ngo n'abanyamakuru n'abayobozi, ariko bizaba online kubera ko gutekinika siri place twaberetse ko bitagishoboka. Dufite amaso hose. Abanyarwanda Abanyakigali mukomere. Ingufu nyinshi muraziduha, ingufu nyinshi muraziha. Ubwo basigaye barebaza ko Kigali Conference Center bagahukwa, nkuko mwabonye ya nama yari iteguye. Abayobozi bari muri Kigali Conference Center ngabandi bajye muri arena nini, kubyo byashoboka ko abantu 1000 babashyira muri ya sale. Kwe cyo cyabishikoze ko bashaka gutekinika bavuga ngo Perezida wa Repubulika ngo yavuze, kandi ibintu montage z'amashusho kuko nta muturage uhari. Nase ubwo bwenge bagafashe ngo twasaturamo kabiri, aho abayobozi VIP tubashyira hano n'abaturage tubashyira hari. Kuki mutafata igice cy'abayobozi, ikindi gice cy'abaturage mukajya mubivanga nyine ko abaturage n'abayobozi bagomba kubana no kugira ngo banaganire, abayobozi bamenye ibibazo abaturage bafite. Kuki uvuga ngo mujye kwirana abayobozi mukumba n'abaturage mukire mu mujyi umwe mu karere kamwe, hano atari muri distance ibirometero bigera ku 10 ngo dukoreshe yakuri. Kuki none abayobozi batakicara aho ngaho, none Perezida aje hehe ajye none ajye kubana n'abaturage, kuko n'abayobozi asanga bamaze igihe baba bari kumwe n'igihe cyose ari no mu manama. Abanyarwanda iyo ni tekinika, Paul Kagame yarapfuye. Mukora tension atagira n'urengana n'iki, none ngo bashyize online. Ubwo se kandi hari icyo babashyize se? Perezida yarapfuye, online amashusho n'amafoto, umwaka ushire wose babatungishije amafoto. Perezida adashobora kugaragara, bagize akabwira ngo arahari bari mu rugwi, ari hehe? Ni musabe bamubahe ngo bamushyire kuri televiziyo mu mashusho n'abarora mujyana muri babahe mwebwe Perezida wanyu azagaragara. Nashaka agakomite ako Perezida n'agakomite k'abantu 10 bagenda ajyana mu karere, asora abayobozi mu karere gutya abantu batenze 20 20 muri sare y'akarere polivalente y'ahantu runaka. Mu ntara tuye twose dufite amasare ashobora kujyamo abantu barenga 100, bagashyira abakozi b'akarere gusa nk'abakozi nk'icumi cya 15 Perezida akabonana nabo. Perezida akajya gusura ahantu nk'ibitaro runaka, akaribaza abaturage babo bafite, akajyayo bitewe ngo abonane n'abantu bose bahari, afata abantu 5 10 20 bakamubona tukamubona.
none bagafata nayo mafoto bakanerekana rubanda kabeka dore perezida wacu nguyu twamubonye banahimana n'abeskoro n'ababeshyi nibarangiza ngo kurwanya nahimana ikintu cyoroshye no gufata perezida akajya mu baturage agasoka kagaragara umwaka kane muri mwishi akwana si koroshye ni gutanya bimwe ni kabiri muri gufasha niba ibyo mu Rwanda amavyuzi n'iki nyine ahubwo muri aba complice banahimana ni muri kumuha amafaranga nyine uko police muhisha perezida police mwicyo nahimana icyo avuga police mu muhaye amavyuzi police aganye amafaranga ubwo urumva ko nimwe mutunze ahubwo mufitanye komprona nahimana ahubwo ubwo mwamutunga kandi mushobora kumwicisha inzara nk'umuntu uvuga nawe ubutegetsi bwanyu biroroshye perezida nasohoka muri komite ahantu runaka mbabone n'abaturage niyo babicumi ariko perezida mu mashusho perezida mu mafoto ubwo mwebwe abanyarwanda muri icyo kintu muri cyari perezida mu mafoto reba mu Rwanda hari amazi misali exposition reba mwabonye abaturage bari mu maeglise Kambanda ejo bundi yakira mu padiri yaba bari mu masengero yose 90-70% y'ameglise byemere amaglise yemerewe kwa cyane 70%. Niyo shaka kwa cyane 70% y'abeglise akaba eglise y'amana 1000 bagacyamana 700. Kuki perezida tafatana 300 abaturage cyangwa muri eglise da ku ikibazo cyane ngo barakanye ngo arahari ni bamwerekane najya najyana muri eglise ku cyumweru asenge ntanavuge ye nashaka gumishemo maske ndada mborohereze kugira ngo azatirishe ni mumeke muri maske anajyawe niwe nari gikorana ariko soka gende icyo kintu ibintu byoroshye ariko nasura abaturage Imana ntago ari yamutoye n'abanyarwanda nasura abaturage ajye ukarera ajye hehe ati imbere y'abanyarwanda bamubone birarangiye ubwo burajyo bwaza gisovu buvuga bite buzima tuvuga ngo baratesha abaturage birangire namwe mwantoremo imusabe leta yerekana umugabo noneho bwa gisovu kibe bajya mu matwi bite buzima uzongera kuvuga igisepeza yagaragaye mu baturage mwumva bitoroshye nimvuze kuri gisovu mureke kumutuka ahubwo noneho ni namuganye n'umwataka ubuyobozi bwanyu mubwira uti ako so amugani mwazibije buriya bugabo mu buzimye musore perezida agaragara ajya ahantu aboneke niba bitabaye gutyo abanyarwanda mu bicyo cyatse kuvuga perezida Kagame yarapfuye twabibabwiye atari gukeka twabibabwiye dufite amakuru yose 100%. Niyo twabihagazeho kandi twageze no kwidefanda tubereka ibimenyetso byose umunsi ku wundi tugira amahirwe n'abanyarwanda bashatangira kubyumva ko bonaga ibitagenda baradufasha amakuru atangira kuzamuka aho buri wese umunsi agiteguye ubona umusirikare avuga ati nyabuneka ingefite imunanya n'amasasu umupolisi akavuga ati nanjye aho nzaba yanye n'amasasu ndabihorana umusaza ati ngiye rwose niba ngombwa ko nzatera nzatwasa nzabikora Abanyarwanda aho abayobozi VIP tubashyira hano n'abaturage tubashyira hari kuki mutafata igice cy'abayobozi ikindi gice cy'abaturage mukajya mubivanga nyine ko abaturage n'abayobozi bagomba kubana no kugira ngo banaganire abayobozi bamenye ibibazo abaturage bafite kuki uvuga ngo mujye kwirana abayobozi mukumba n'abaturage mukire mu mujyi umwe mu karere kamwe hano atari muri distance ibirometero bya 10 mudukoresha yakuri kuki none abo bayobozi batakicara aho ngaho none perezida ajye hehe ajye none ajye kubana n'abaturage kuko n'abayobozi asanga bamaze igihe baba bari kumwe n'igihe cyose no mu manama Abanyarwanda ni tekinika Paul Kagame yarapfuye mukora tension atagira n'urengana n'iki none ngo washyize online ubwo se kandi hari icyo babahisha se perezida yarapfuye online amashusho n'amafoto umwaka ushire wose babatungishije amafoto perezida adashobora kugaragara bagize akabwira ngo arahari bari mu rugwi ari hehe ni musabe bamubahe ngo bamushyire kuri televiziyo mu mashusho n'abarora mujyana muri babahe mwebwe perezida wanyu azagaragara nashaka agakomite ako perezida n'agakomite k'abantu 10 bagenda ajyana mu karere asora abayobozi bo mu karere gutya abantu batenze venti 20 muri sare y'akarere polivalente y'ahantu runaka mu ntara tuye dufite amasare ashobora kujyamo abantu barenga 100 bagashyira abakozi b'akarere gusa nk'abakozi n'icumi cya 15 perezida akabonana nabo perezida akajya gusura ahantu nk'ibitaro runaka akareba ibibazo abaturage babo bafite akajyayo bitewe ngo abonane n'abantu bose bahari afata abantu 5 10 20 bakamubona tukamubona none bagafata nayo mafoto bakanerekana rubanda kabeka dore perezida wacu nguyu twamubonye banahimana n'abeskoro n'ababeshyi nibarangiza ngo kurwanya nahimana ikintu cyoroshye no gufata perezida akajya mu baturage agasoka kagaragara umwaka kane muri mwishi akwana si koroshye ni gutanya bimwe ni kabiri muri gufasha niba ibyo mu Rwanda amavyuzi n'iki nyine ahubwo muri aba complice banahimana ni muri kumuha amafaranga nyine uko police muhisha perezida police mwicyo nahimana icyo avuga police mu muhaye amavyuzi police aganye amafaranga ubwo urumva ko nimwe mutunze ahubwo mufitanye komprona nahimana ahubwo ubwo mwamutunga kandi mushobora kumwicisha inzara nk'umuntu uvuga nawe ubutegetsi bwanyu biroroshye perezida nasohoka muri komite ahantu runaka mbabone n'abaturage niyo babicumi ariko perezida mu mashusho perezida mu mafoto ubwo mwebwe abanyarwanda muri icyo kintu muri cyari perezida mu mafoto reba mu Rwanda hari amazi misali exposition reba mwabonye abaturage bari mu maeglise Kambanda ejo bundi yakira mu padiri yaba bari mu masengero yose 90-70% y'ameglise byemere amaglise yemerewe kwa cyane 70%. Niyo shaka kwa cyane 70% y'abeglise akaba eglise y'amana 1000 bagacyamana 700. Kuki perezida tafatana 300 abaturage cyangwa muri eglise da ku ikibazo cyane ngo barakanye ngo arahari ni bamwerekane najya najyana muri eglise ku cyumweru asenge ntanavuge ye nashaka gumishemo maske ndada mborohereze kugira ngo azatirishe ni mumeke muri maske anajyawe niwe nari gikorana ariko soka gende icyo kintu ibintu byoroshye ariko nasura abaturage Imana ntago ari yamutoye n'abanyarwanda nasura abaturage ajye ukarera ajye hehe ati imbere y'abanyarwanda bamubone birarangiye ubwo burajyo bwaza gisovu buvuga bite buzima
tuvuga ngo baratesha abaturage birangire namwe mwantoremwe nimusabe leta yerekana umugabo noneho bwa gisovu kibe bajya mu matwi bita buziba uzongera kuvuga igicepeza yagarariye mu baturage mwumva bitoroshye nimuve kuri gisovu mureke kumutuka ahubwo noneho ni namwe ubwanyu mwataka ubuyobozi bwanyu mubwira uti ako so mugani mwazibije buriya bugabo mubuzimye musore perezida agaragara ajya ahantu aboneke niba bitabaye gutyo Abanyarwanda mu byo cyose kuvuga Perezida Kagame yarapfuye twabibabwiye atari gukeka twabibabwiye dufite amakuru yose 100%. Niyo mpamvu twabihagazeho kandi twageze no kubidefanda tubereka ibimenyetso byose umunsi ku wundi tugira amahirwe n'Abanyarwanda bashatangira kubyumva ko bonaga ibitagenda baradufasha amakuru atangira kuzamuka aho buri wese umunsi agiteguye ubona umusirikare avuga ati nyabuneka inge fiti munanye n'amasasu umupolisi akavuga ati nanjye aho nzaba yanye n'amasasu ndabihorana umusaza ati inge rwose niba ngombwa ko nzatera nzatwasa nzabikora Abanyarwanda